Welcome to Golira Gospel TV. Skongigwa ikaze kuri Golira Gospel TV show. Imana y'amahoro iguhe umugisha wowe uduteza amatwi, niba warahisemo kubana natwe mu muryango mwiza nk'uyu mugari wivuga butumwa no kuri uruw'agaciro, kandi turanezerewe tuguwe neza ku bwawe. Tugusaba umugisha ku Mana ndetse ikomeze kwagure buri munsi. Nawe rero niba utarabasha gukora subscribe, ni byiza ko ukora subscribe kugira ngo ikiganiro kivuga butumwa cyose dushize kuri no chaîne kijye kikugeraho, ndetse kandi dufatanyirize hamwe kuba twavuga ijambo ry'Imana tukaryamamaza hirya no hino. Reka nkubwire rero kuba wakora subscribe ni uguteza imbere ijambo ry'Imana ndetse n'ukwamamaza ubutumwa bw'Imana bwiza kandi bw'ukuri ko bwagera ku bantu benshi. Ni ukuri Imana iraza kubiguhembera kandi Imana izabiguhera umugisha, kuko uzaba ukoze umurimo w'Imana. Nge rero mugiye kubana muri kino kiganiro nitwa Nazir JJ. Imana ikomeze iduhane umugisha. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko ivuga ku bantu biyita abakozi b'Imana, ariko mu by'ukuri wakwitegereza neza ugasanga ntabwo ari abakozi b'Imana, ahubwo ni abakozi ba shitani. Turagaruka nanone mu ijambo dusanga muri Bibiliya, turebe ese Yesu ubwo yari mu isi yavuze iki kuri aba bantu, niki yahanuye ndetse anaburira abantu bose bazamwizera, ukuntu bagomba kwitwara ndetse n'ukuntu bagomba kumenya. Aba bantu biyambitse uruhu rw'intama kandi ari impyisi mahuma. Uyu munsi rero tugiye kuvugana kuri uyu mugabo mubona nashize kuri profile. Uyu mugabo ni Umurundi kandi yaje azanywe mu Rwanda ngo no kuvuga ubutumwa. Azavuga yuko ngo afite impano ngo yo gusengera abantu bakagenda bakira, ndetse ni umugabo iyo umubona mu bitangazamakuru bitandukanye, ni umugabo wiyemera ndetse akagaragara cyane avuga ibintu byo kwihimbaza, ariko mu by'ukuri atabashije kuba yashobora. Rero igihe kimwe nari nigeze kujya kumureba, bwo yari yaje mu Rwanda, ndetse namubonye ku kinyamakuru cya hano mu Rwanda cyitwa Big Town, ndetse kiyobowe n'umugabo witwa Bakti. Uwo mugabo rero niwe wamuhaye interview, ndetse uyu mu Burundi abasha gukwirakwiza ibihuha hano mu Rwanda, ndetse benshi mu banyarwanda bagiye bamwizereramo. Biza kurangira ariko bose abatengushye kubera yuko yababeshye yuko asenga cyangwa se ari umuntu w'Imana. Ariko ngewe ubwanjye naje kujya kumureba, nari mfite umuntu wari ufite ikibazo cy'uburwayi ndetse cy'uburwayi bw'imyuka mibi. Ndavuga ni reka ngende ngane uriya mukozi w'Imana, wenda hari icyo yamufasha. Ubwo nageraga rero kuri uwo mugabo, ndetse nasanze ari umuntu w'umutekamutwe cyane w'igisambo ushaka kwiba abantu gusa. Icyo gihe rero nahavuye mbabaye ndakaye, ariko mbura uburyo ki nabibwira abanyarwanda. Ariko ndahamya ndashidikanya ko n'uyu munsi wa none uyu mugabo aracyakora ibintu byo kwiba abantu, ndetse n'iwabo mu gihugu ndetse no hirya no hakuno mu bihugu bya Afurika. Uyu mugabo rero kandi akaba ari umugabo uvugwa ko yaba yaraturutse muri Amerika, amaze kwiba ndetse umugore amafaranga, bamwirukana muri Amerika. Akomeza kuvugwa yuko ingeso mbi nyinshi zigiye zitandukanye zigenda zimuvugwaho, ndi gukunda abagore ndetse no kujya mu bidahesha Imana icyubahiro. Iri jambo rero tugiye gusoma uyu munsi muri Bibiliya ni ijambo rivuga ritubwira gukanguka. Iri jambo ritubwira kuba maso, kuko abameze nk'aba ngaba, abameze nk'uyu mugabo w'Umurundi bazaza kandi barahari, ni benshi cyane bagiye batandukanye. Tugomba kuba maso rero, kuko ibi bihe ni ibihe bigoye kandi ni ibihe Satani ashaka kugira ngo agwishe abana b'Imana ndetse abayobye mu nzira ijya mu ijuru. Ariko wimukundira Satani, ahubwo
shiramo imbaraga mu kwizera ndetse ugerageze gushaka n'Imana ku giti cyawe, kubera yuko ntabwo yigeze ijya kure yawe. Tujya gusoma ijambo dukura mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 24, duhere ku murongo wa mbere tugeze kugera ku wa 7. Aravuga ngo umutwe w'amagambo aravuga ngo ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, nimureba ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye. Mu yandi magambo, hari abazaza biyita izina rya Yesu, ariko nanone hakaza n'abandi baziyita ko ari Kristo, bati ni njye Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ngo ariko imperuka izaba itaraza. Haleluya! Imana yacu ni ishimwe. Yesu agarutse kuri aba bantu n'ubundi biyita abakozi b'Imana. Aba bagabo bitwaga abafarisayo. Iki ni igihe Yesu yari yagiye mu rusengero, ndetse abwiza ukuri abafarisayo, ababwira ukuntu ari ibisambo. Iri jambo Yesu yarababwiye mu gice cya 23 umurongo wa 13, arababwira ngo ariko mwebwe mw'abafarisayo mwe, mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo, namwe ubwanyu ntimwinjire, kandi n'abashaka kwinjira ntimubakundire. Mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano, kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya. Nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta ayandi. Iyo ni ijambo dukura muri Matayo 23 umurongo waho wa 13. Yesu agaruka ku bantu bitwa abafarisayo ndetse n'abanditsi n'abasadukayo. Aba bakaba ari abagabo babayeho kuva kera, ndetse babaga mu rusengero, biyitaga abatambyi bagomba gutambira Imana ibitambo. Ariko aba bagabo Yesu abagarukaho abanenga, atabavuga neza. Aba bagabo arababwira ngo mwandyarya mwe, akababwira ngo mwafunze umuryango w'ijuru, ari mwebwe ubwanyu ntimwabasha kwinjira, kandi arababwira ngo n'abashaka kwinjira mu ijuru nabo murababanira. Mu yandi magambo, ntago mwebwe mubashije kujya mu ijuru, ariko mufunze n'umuryango w'ijuru kugira ngo abashaka kurijyamo batarijyamo. Ibi birasobanura iki muri kino gihe cya none? Ibi birashaka gusobanura ko izi nzaduka z'abiyita abakozi b'Imana, izi nzaduka z'abiyita abatambyi,
izi nzaduka z'abiyita abahanuzi. Ijambo ryatubwiye muri Matayo 24 igice cyaho cya 4, arababwira ati mwirinde kandi mube maso, kuko mu minsi ya nyuma hazaza abantu benshi kandi biyitirira izina ryanjye. Uyu munsi wa none ibyahanuwe na Kristo turimo turabirebesha amaso. Urajya kubona ukabona abantu baradutse bariyita abahanuzi, ndetse harimo bamwe badatinya no kwirata yuko bahanuye ibintu bidafite agaciro ngo bigasohora. Ni kenshi cyane tugenda tubona abantu biyita abahanuzi bagahanura impfu zasohora bakanezerezwa nuko nk'impfu zasohoye. Abo ntabwo baba ari abahanuzi b'Imana, ahubwo baba ari abakozi ba shitani. Yesu yavuze ngo mu bihe bya nyuma hazaza benshi biyitirira izina ryanjye, ariko aratubwira ngo ikintu kimwe nicyo kizatuma mubasha kumenya abo ari bo. Aravuga ngo mwirinde kandi mube maso, mwitegereze imigenzereze yabo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo imbuto zabo bera nizo zizatumenyesha abo ari bo. Imirimo bakora n'amagambo bavuga nibyo bizatumenyesha icyo bari cyo. Haleluya! Imana yacu ni ishimwe. Yesu akimara kuva mu rusengero, aho yari amaze kubwiza ukuri abafarisayo cyangwa se aba bagabo bari barigize abantu bo mu Mana, amaze kubabwira ati mwebwe ngo murya ingo z'abapfakazi, mu yandi magambo ngo ntibagire ubwoba bwo kurya abakene n'utwo bafite, babashuka ko bahaye Imana, ariko kandi imigirire yabo ntabwo ari iyo gukiranuka. Nta nubwo bitaye kubwira ubwoko bw'Imana ibijyanye n'ubwami bwo mu ijuru, ahubwo icyo bakora ni ukwikururira abantu, ndetse bamwe bagatangira kubumvisha ko ari bo babyeyi. Birazwi neza ndetse n'aha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ko hariho abantu rwose badatinya kwita ba pasiteri ngo ni ba dadi cyangwa ngo ni ba mami. Ibi ngibi rero ndagira ngo mbabwire ngo benshi muri gufata igihe mwizera abana b'abantu ndetse muba abafana b'amatorero kurusha uko muhindukirira Yesu, kurusha uko mwakira imbaraga z'Imana, kurusha uko muhamagara Mwuka Wera ngo abe muri mwe abashe kubayobora. Yesu Kristo akomeza abwira intumwa ze ngo ibi byose murebesha amaso, uru rusengero Salomo yubatse, ibi byose bizarimbuka. Arababwira ngo igihe kimwe ngo hari igihe ibi byose bizasenyuka, ndetse ntihagire n'ibuye na rimwe risigara rigeretse ku rindi. Niki cyatumye Yesu Kristo abwira intumwa ze bino bintu? Yashakaga kubabwira yuko urusengero abantu bita ko ari rw'Imana ibamo, ahubwo atari rwibamo. Yesu Kristo arakomeza ababwira ngo mu mutima wanyu niho ubwami bw'Imana bugomba gutura. Haleluya! Uyu munsi wa none mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Imana yahagurukije ingabo ikomeye, ndetse Imana iyikoresha ibikomeye cyane. Uburakari bw'Imana bwarayuzuye ndetse bumanukira amatorero ari hano mu gihugu, kubera yuko benshi ndetse n'abatekamutwe, benshi n'abashaka kwiba abaturarwanda. Imana ikoresha imbaraga zayo, ikoresha abo yahamagariye kugira ngo bahagarike mwene nk'ibi ngibi. Imana ntabwo ijya yishimira ibisambo, Imana ntabwo yigeze yishimira abantu biyitirira izina ryayo ariko bagakora ibitajyanye no kwera kwayo. Nicyo gituma uyu munsi wa none nje kukubwira ngo wowe uneze amatwi, Imana irakubwira ngo ba maso, kubera ko turi mu bihe bigoye kandi mu bihe bikakaye cyane. Turi mu bihe Satani yicaye ahera. Ibyo byose ni ibyahanuwe kandi uyu munsi wa none tubasha kubibona. Imana yacu iduha imbaraga. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo hari benshi bazaza mu izina ry'Uwiteka
dukora ibitandukanye n'iby'Imana yacu yifuza, ariko ijambo rikongera rikatubwira ngo muzabamenyera ku mbuto bera. Niki gitumye tubona ndetse bamwe mu bita abakozi b'Imana bakora imbuto zabo atari izo gushimwa n'Imana, tugakomeza kubizera? Kandi ijambo riravuga ngo wizera umwana w'umuntu avumwe. Ndahagurutse muri kano kanya nje kukubwira ngo ni byiza kuba maso. Ndahagurutse nje kukubwira ngo ni byiza ko wizera Imana yawe, ni byiza ko wizera Kristo wakubambiwe ndetse akagupfira. Ndakubwira ngo ni byiza kudakomeza kurebesha amaso yawe abana b'abantu, kubera yuko Satani niba arimo arakoresha, Imana yo mu ijuru irashaka yuko uyemerera ukakira imbaraga zayo muri wowe, kugira ngo ibashe kukwiyoborera inzira zo gukiranuka. Reka nkubwire nshuti mwene data wowe unteze amatwi, biragoye cyane utuye muri iyi si kuba wakora ibishimwa n'Uwiteka, ndetse ndagira ngo nkubwire ngo biragoye cyane, ariko wemereye imbaraga z'Imana zikaba muri wowe, wemereye imbaraga z'Imana ukazakira mu mutima wawe zikakuyobora, ibyo abantu bavuga ko bidashoboka byagushobokera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nimugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Mu yandi magambo ngo niwumva amagambo aturuka mu kanwa ka Kristo mukayizera, ibyo bizabakoresha ibikomeye cyane by'ubutwari. Nk'uko muri iryo jambo havuga ngo nimugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, ngo muzategeka umusozi ngo uva ahangaha uyikubite mu nyanja. Ngo ushobora gutegeka ibyananiranye byose bigakunda, ariko turimo turabona inyigisho zitandukanye zitatuganisha mu kwizera Kristo, ahubwo zituganisha mu kutubeshya no kutwemeza uburyo ki twapfiriwe ndetse n'amaraso ya Kristo tugomba gukora ibyo dushatse. Uyu munsi hari inyigisho zirimo ziroshya abantu kwikorera ibyo bashaka ngo baracunguwe byararangiye, ariko ndakubwiza ukuri neza amatwi muri kano kanya ko Kristo arakubwira gutera intambwe muye. Yaje muri iyi si kugira ngo akwereke urugero ndetse rukwiriye rwo kugenderaho, kuko yari yaragerageresheje abantu benshi, yaragerageje intumwa nyinshi, ariko bikarangira zinanijwe n'uko ziri mu mubiri. Ndagira ngo nkubwire ngo muri kano kanya udafite umwuka wera ntacyo wakora ngo kinezeze Imana. Yesu Kristo ubwo yari ari muri Yorodani ngo ari kubatizwa, ndetse igihe cye cy'urugendo rwo gukora umurimo w'Imana cyari cyegereje, ijambo ry'Imana riratubwira ngo Mwuka Wera yamanutse mu kimenyetso cy'inuma ngahagarara kuri we. Ijambo rituruka mu ijuru ngo riravuga ngo dore umwana wanjye nkunda kandi nishimira. Nkomeza kubabwira buri gihe ko Imana iguhaye umwuka wayo cyangwa se Mwuka Wera akaba muri wowe, ariko nanone biturutse ko ari wowe wabishatse. Ntabwo Imana yihata mu bantu batayishaka. Imana irakubwira muri kano kanya ngo nyemerera nkingura umutima wawe, maze Mwuka Wera abe muri wowe. Iyo mbaraga ya Mwuka Wera niyo ishobora kukubashisha, niyo ishobora kuguha imbaraga zo gukora ibishimwa n'Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ubwo yaratangiye umurimo w'ivugabutumwa, imbaraga za Mwuka Wera zamumanukiyeho, ndetse zimuha imbaraga zo gutsinda ibimugerageza n'ibyagiye bimurwanya byose. Reka nkwibutse yuko ubwo Yesu yavaga muri batisimu yafashe amasengesho y'iminsi 40 atabasha kurya ndetse no kunywa.
Imana yamuhaye izo mbaraga, ndetse ndakubwira ngo umwuka wera wari muri we yaramubashishije. Ndetse ibigaragazo yagiye anyuramo muri icyo gihe cy'amasengesho ubwo yari ari mu butayu, imbaraga z'Imana zamubashishije kuba yabasha gutsinda ibyo bimugerageza. Ndagira ngo nkubwire ngo muri uru rugendo turiho mu ijuru dukeneye imbaraga za mwuka wera kugira ngo zituyobore inzira y'ukuri y'Imana. Ntabwo dukeneye idini runaka kugira ngo ari ryo rituyobora mu nzira y'Imana, kubera ko aya madini ntabwo ari Imana yishimira. Kuko aya madini iyo aba Imana cyangwa se Yesu ariyo yishimira, yari kubivuga igihe yari ari muri iyi si. Ariko ngaravuga ngo ndababwiza ukuri yuko ng'igihe kizagera ngo uru rusengero mubona ngo rugasenywa, ndetse ntihazagire n'ibuye risigara rigeretse ku rindi. Yesu Kristo yashaka kubwira intumwa ziwe yuko urusengero Imana yishimira atari urunguru twebwe turebesha amaso. Yashaka kubabwira yuko urusengero Imana yishimira ari umubiri cyangwa se umutima w'umuntu. Ndetse ndagira ngo nkubwire ngo mu mutima wawe aho niho Yesu ashaka gutura. Uyu munsi wa none Satani yazanye ikinyoma cyo guhindura ijambo ry'Imana, ndetse urusengero Imana yifuza rugahinduka ingoro y'ibibi. Wowe uyu munsi wa none ushobora kuba umubiri wawe warawushyize mu bidashimwa n'Imana, ndetse urwo rusengero urukoresha kurundamo ibibi gusa. Ariko Yesu aravuga ngo emerera umubiri wawe winjirwemo n'imbaraga za mwuka wera. Haleluya! Imbaraga za mwuka wera zikuyobore mu nzira ikwiriye. Imbaraga za mwuka wera zikuyobore mu gukora ibyo Imana yishimira. Imbaraga za mwuka wera zikubashishe mu bihe bigoye ushobora kunyuramo. Biragoye cyane ko watsinda ibigeragezo cyangwa se ibikugerageza udafite imbaraga z'Imana. Ntabwo byari gukundira Yobu ukabasha gutsinda ibyamugeragezaga yataza kuba afite imbaraga z'Imana muri we. Reka nkubwire ngo ibigeragezo byagerageje Yobu byari biremereye cyane, ndetse kugeza naho n'abo yizeraga n'umugore yashatse agera akamubwira ngo ihakane izina ry'Imana yawe. Iyo uyu mugabo atari kuba afite imbaraga za mwuka wera muri we, byarashobokaga ko yagombaga gutera Imana y'umugongo. Nk'uko uyu munsi wa none hari benshi cyane ibigeragezo bitugeraho, aho kugira ngo dukomeze twizere Imana ahubwo tukayitera umugongo, tugatangira kujya mu bidahesha Imana icyubahiro. Tugatangira kuvuga ngo hoya ngo ahubwo ngo barabeshya. Tugatangira kuvuga ngo iyi Imana nta nubwo ibaho. Rimwe na rimwe tugatangira kwerekeza mu bapfumu kugira ngo turebe ko aribo babasha kudutabara. Ahubwo iki kintu kinyibukije yuko muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ibihe bigeze aho rwose bikomeye cyane, aho abana biyita b'Imana cyangwa se abakozi b'Imana bagakora ibidakwiriye basigaye bayisebereza ku karubanda. Ukajya ukabona abagabo bita ngo ni abahanuzi cyangwa se abakozi b'Imana bari kuvuga amagambo atavugwa n'umunyabyaha wo hasi. Icyo rero kikaba ari ikintu kigaragaza ko nubwo aba bagabo bitaba Imana ariko ni abakozi ba Satani. Uyu munsi wa none mu gihugu cyacu cy'u Rwanda abapfumu bakoreraga mu bwihisho, bitewe n'uko ibyo bakoraga ndetse n'imyemerere yabo ndetse itigeraga ishimwa n'Imana ndetse n'abubaha Imana. Ariko uyu munsi ntabwo rwose bagifite isoni zo gufata platforms ndetse mu ruhame bakavuga ko rwose bagomba kuvuga ibyabo ku karubanda. Iki ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko turi mu bihe biruhanyije. Ni
benshi cyane bamaze gutera Imana umugongo bakizerera mu by'abapfumu, kandi aba bantu ndababwiza ukuri ko imbaraga zibakoresha n'imbaraga z'abazimu ndetse n'imbaraga mbi cyane z'umwijima. Ariko rwose aba bantu ntabwo bagitewe isoni zo kuba bakwamamaza imana zabo z'umwijima, ndetse Imana isumba byose ikaba iri gusebwa n'abantu biyitirira abakozi b'Imana. Icyo nicyo cyaduteye imbaraga, ndetse Imana iraduhagurutsa kugira ngo tuze tuvuge Imana ishobora byose, ndetse tuvuge mu kuri kwayo nk'uko ibishaka. Birashoboka cyane ko utashima ijambo riri guturuka muri twe, kuko atari ijambo riryoheye amatwi yawe, kuko ari ijambo rikubwira guhindukirira Imana ndetse ugakorera Imana ku kabi n'akeza. Gukorera Imana si ukuvuga gusa, ahubwo ijambo ry'Imana yatubwira ngo kwizera kuzima ndetse n'ukwizera gufite ibikorwa. Ukwizera gufite ibikorwa ni ukwizera gukurikiza amategeko Imana yaguhaye muri iyi si. Imana yacu nishimwe, yaduhaye amategeko ngo tuyagendereho, ntabwo ari uko yari yasaze, ahubwo hari ikintu gikomeye ashaka kugira ngo iturinde. Uyu munsi wa none hari abakozi bita b'Imana bagenda bashishikariza abantu ko rwose amategeko y'Imana ngo byarangiye, ariko Yesu Kristo yagaragaye kenshi ngo avuga ko ataje guhindura amategeko ya Mose, ngo ahubwo yaje kuyakomeza. Ndetse abwira abamwumvaga ati ahubwo Mose yaravuga ngo niba usambanye ngo uba ukoze icyaha. Ngo Yesu aravuga ngo ariko ngewe itegeko ryanjye ryo ngo niba unabitekereje wamaze gucumura. Haleluya! Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Hari abantu rero bakomeje kugenda bayobya rubanda, ariko ndagira nkubwire wowe nteze amatwi muri kano kanya, Imana yishimira yuko wayakira muri wowe, ndetse ukayakira udafite muri wowe kuyishakaho byinshi cyane, ahubwo ugashira imbere kumva ko igomba kuba muri wowe. Birakwiriye yuko tugomba guhindukirira Uwiteka, atari ukubw'inyungu, ahubwo tukamenya ko kubaha Uwiteka ari bwo bwenge. Reka nkubwire, benshi turaza ku Mwami Uwiteka dufite ibyo tumukeneyeho, ariko Imana yamara kudusubiza tukayitera umugongo. Benshi cyane twirirwa dusenga tubwira Imana kugira ngo idutabare mu bihe bigoye, ariko yamara kutugirira neza nitwongere no kuyoboka inzira zayo. Imana irakubwira wowe nteze amatwi muri kano kanya ngo birakwiriye yuko ubanza gushaka ubwami bw'Imana bugatura muri wowe, kandi ugashaka ubwami bw'Imana utagendeye ku cyo uyishakaho, ahubwo ukamenya yuko kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho ari uko ugomba kuba ufite Mwuka Wera muri wowe. Haleluya! Imana yacu nishimwe, kuko mu bihe biruhanyije kandi bigoye nk'ibi ngibi turimo, biragoye kugira ngo abantu bazajye mu bwami bw'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo abakozi ba Satani biyita b'Imana bamaze guhagarara mu muryango w'ijuru, ndetse ahantu abantu bakabaye kuba bizerera ko Imana iri, aba bantu bita abakozi b'Imana bamaze kuhagira ndetse isibaniro ry'amabi. Aba bantu biyita abakozi b'Imana bakoreramo ibintu bituma abantu bashaka Imana badakomeza kwizera Imana, ndetse abantu babafataga nk'intangarugero, babona ibyo bakora cyangwa se bavuga bakabafatiraho urugero rwo kugendera mu nzira nk'izabo. Ariko reka nkubwire wowe uneze amatwi muri kano kanya, wifatira urugero ku Mwana w'umuntu, ahubwo gerageza usome ufatira urugero kuri Kristo, kuko ari we rugero rwiza. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwizera Umwana w'umuntu avumwe. Ntabwo bikwiriye ko
uyu munsi wa none wahagarara wizereye mu mwana w'umuntu ngo uzabone ubwami bw'Imana. Ikintu cyonyine nakubwira wakwizereramo, wakwizerera muri Yesu Kristo, ndetse akaguha imbaraga z'Umwuka Wera. Izo nizo zakubashisha kuba watsinda ndetse ukazabona ubugingo buhoraho. Hari benshi cyane bumva ko iki gihe kitazagira iherezo, ndetse benshi bakavuga ngo igihe bavugiye ngo Imana izaza, ngo Imana izaza, ngo ibyo ni ibinyoma. Ariko ngenda kubwira ngo niba utizera ndetse ko Imana izagaruka, ariko byibura hari abo wabonesheje amaso yawe bava muri uyu mubiri, reka nkubwire ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Reka nkubwire ngo Yesu yabwiye intumwa ze ngo ngiye kubashakira aho gutura. Iyo kandi biza kuba hadahari, Imana iba yaratubwiye. Ariko ndakubwira ngo birakwiriye yuko uri muri uyu mubiri utangira kugendera mu byo gukiranuka, kugira ngo na nyuma y'ubu buzima uzabane n'Imana ishobora byose, utazigera urimbuka ngo urimbukane na Satani Gehinomu. Imana yacu nishimwe. Ijambo ryayo riratubwira ngo nidukorere Uwiteka Imana bigishoboka, nidukorere Uwiteka Imana bigikunda. Reka nkubwize ukuri ko kuba uri uhumeka ni ukubera ko Imana igufiteho umugambi ukomeye. Kuba ukibasha kuba uriho, ndetse n'ubwo waba unyura mu bimeze bite, n'ubwo waba unyura mu bikugoye, ariko kuba byonyine uhumeka umwuka w'abazima ni uko Imana igufiteho umugambi. Wicika intege kubera ibigaragazo wenda urimo uranyuramo, wicika intege kubera ko Imana yagusubije, ariko ntiwongere kwibuka ko ari Imana yagusubije. Hari abantu benshi batari kwibuka ineza Imana yabagiriye. Imana yamaze kubagirira neza, barangije bayitera umugongo. Ndakubwira ngo garukira aho ngaho, wongere ugaruke muri Kristo, abashe kuguha imbaraga zibasha kuguha umutima wo kuyubaha, zibasha kuguha umutima wo gukiranuka. Haleluya. Imana yacu nikugirire neza. Wowe uneze amatwi mwene data, Imana yo mu ijuru ishobora byose iguha imbaraga zo kuyikiranukira, iguha imbaraga zo kuyumvira, iguha imbaraga zo kuyikorera, iguha imbaraga zo kuyihagararira. Aho unyuze hose ndetse n'aho uri hose, ugenda uhagarariye Imana. Reka abantu bavuge gukiranuka kwawe kurusha uko we wakwitaka. Uyu munsi wa none turashaka kwigaragaza nk'intungane mu bantu, ariko nyamara imbere muri twebwe tumeze nk'aho turi ibipyisi byambaye impuzu y'intama. Yesu Kristo abwira abafarisayo ngo mwebwe mubasha koza inyuma y'igikombe ndetse n'imbehe, ariko imbere hasa nabi. Yesu Kristo arababwira ngo mwebwe mumeze nk'imva bafashe bagasiga ivu, inyuma zigaragara neza, ariko imbere harimo imyanda, harimo amagufa ndetse harimo umunuko. Yesu Kristo ntashaka yuko inyuma ariho hantu tugomba kwibanda. Hari amadini menshi yibanze ku migaragarire y'umuntu y'inyuma, ariko akaba atitaye ku migaragarire y'umuntu w'imbere. Reka nkubwire ngo umuntu w'imbere niwe Imana ishaka yuko uhagarika neza. Umuntu w'imbere niwe Imana ishaka yuko wemerera Kristo akaza kukuyobora. Umuntu w'imbere niwe Imana ishaka yuko uyihereza kugira ngo ibashe kuguhindura. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ibyo turya si byo biduhumanya, ariko ibiduhumanya n'ibituruka muri twebwe. Bishatse gusobanura ngo ibiva muri twebwe mu muntu w'imbere nibyo bigaragaza ko turi abana b'Imana cyangwa se aba Satani. Nicyo cyatumye Kristo avuga ngo imbuto beya nibo bazabereka ko ari abange cyangwa atari abange. Uyu munsi wa none uzabona abapasiteri cyangwa se abahanuza bita abakozi b'Imana bavuga ko bahagararira Imana, ariko wagenzura mu magambo bavuga ndetse no mu bikorwa bakora ugasanga ya Mana ntayihari, ahubwo ukumva utewe isoni y'ibintu bari kuvuga. Ibiteye isoni nibyo bituruka mu kanwa kabo, amatiku no kuvuga amanjwe nibyo bituruka mu kanwa kabo. Aba bantu bakomeje gusebya izina ry'Uwiteka Imana nyiri
n'ingabo, ariko ijambo ryatubwiye ngo muzabona ishyano, ngo abameze gutyo mwiyitirira Imana kandi mugafunga umuryango w'ijuru. Abameze gutyo, abantu batangira gutakaza ibyiringiro bari bafitiye Imana kubw'indamu zanyu ndetse n'imico yanyu mibi. Ni benshi cyane bagiye bashukwa ndetse bakaribwa utwabo, bashukwa ko bagiye gusegerwa no gukorerwa ibitangaza. Abo nibo bafarisayo ijambo ry'Imana ryagarutse ritubwira uyu mwanya wa none, ribabwira ngo muzabona ishyano, ngo kandi muzacibwaho iteka riruta ry'abandi bose, kubera yuko Imana mwarayikoresheje mu nyungu zanyu, Imana murayisebya mu nyungu zanyu, ariko igihe kimwe izaza kubitura, igihe kimwe ishyano rizabamanukira. Reka nkubwire ngo n'uwo umeze gutyo, wowe uzi ko wita umukozi w'Imana nyamara ukaba uzi neza gukora ibidashimwa n'Imana, wowe wita umuntu uhagarariye Imana ariko ugakora ibyo Satani ashaka, nakubwira ngo hindukira bigishoboka, korera Imana yawe bigishoboka, kubera yuko ndetse no kuba ukiriho n'amahirwe Imana iguhaye. Abari gupfa umunsi ku wundi si uko hari icyo wabarushaga, ndakubwiye ngo hagarikira aho ngaho, kubera ko igifite agaciro nuko abana b'Imana bayoborwa inzira ijya mu bwami bw'Imana. Wikomeza gusebya Imana kandi wiyita umuntu uhagarariye Imana, wikomeza gusebya Imana kandi wiyita umuhanuzi, wikomeza gusebya Imana kandi wiyita pasitoro, Imana itazagushyira iteka ryo kukurimbura. Ariko ijambo ryabivuze ngo n'ubundi ngo abameze nk'abo ngabo bazabona ishyano. Haleluya! Ishyano riraje ku bantu mwese mukinisha Imana. Nakugira inama kugira ngo ubashe kureka imigenzereze yawe mibi, bakire igitinyiro cy'Imana. Itegeko rya mbere ry'Imana yatubwira ngo nimwubahe Uwiteka Imana yanyu n'umutima wanyu wose ndetse n'ubwenge bwanyu bwose n'imbaraga zanyu zose. Bishatse gusobanura ngo dutinyishe Imana, dutinye Imana muri twebwe, ibyo dukora byose tubikore dutinya Imana. Ni uko niko kuyubaha, icyo nicyo kizacuma Imana yishimira abayikoreye, icyo nicyo kizatuma Imana ishimira abayoboye abantu b'Imana ku bwami bwayo. Uyu munsi wa none ikibaraje inshinga n'indamu n'indonke, uyu munsi wa none igitumye mwitaba Imana nuko mushaka yuko mubona imigisha Imana yageneye abakozi ba nyabo b'Imana. Usibye yuko kandi icyo gihe cyarangiye kera, ijambo ry'Imana ryavuze ati ibyo bintu mushizeho umutima nibyo bizatuma murimbuka, kubera ko igihembo cyanyu mugikoreye muri iyi si. Imana iravuga ngo hindukira. Imana ni inyembabazi, ni inyabuntu.